turakwakiriye wowe udukurikiye. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo ubukristo n'ibigezweho. Bijyanye na message tugiye gutanga, twambaye dress code ijyanye n'ubutumwa tugiye gutanga. Nta yindi ntego, ntabwo ari show off, ntabwo ari iki, ahubwo n'ubutumwa tugiye gutanga. Cyane rwose. Ahubwo wenda tunahere kuri icyo ngicyo. Abakristo ese ni ubukristo n'imyambarire yacu bijyana gute? Hari imyambarire script yabasize yabitugaragaza ko abakristo bakwiye kwambara gutyo. Nk'uko tubizi mu mbuto z'umwuka, nk'uko tubizi abayoborwa na kamere, bayoborwa n'irari, bayoborwa n'ubusambanyi, bayoborwa n'iki. Urabyumva nyine iyo umuntu yasambanye icyo gikorwa twese turakizi uko kigenda. Iyo umuntu yatukanye turabizi, iyo umuntu yagize umujinya turabizi. Sasa noneho kuri dress code Yesu Kristo yayivuzeho iki? Ndahera kuri ndo Jerry, ukuntu ndabyumva buriya hari ibyo Bibiliya twigisha, hari n'ibyo itavuga. Sibyo? Bibiliya ntabwo ijya muri details z'ubuntu bwose, sibyo? Ku kintu rero kijyanye n'imyambarire, icyambere icyo tuzi cyo mu mico yacu nk'abanyafrika, kwambara wikwije ni ikintu cy'ingenzi. Mu mico, ndavuga mu mico y'ikinyafrika. Rero ibintu bijyanye n'imyambarire ntabwo dushobora gucira urubanza umuntu directement tutamenye impamvu yamuteye kwambara uko yambaye. Urumva? Kubera ko imico y'ibihugu n'abantu igenda itandukanye. Urumva? Rero ntiwozanga umucira urubanza kubera ko yambaye kuriya, ahubwo ugomba kumenya ni igiki cyamutumye kuba yambara kuriya kugira ngo ubanze gucira urubanza umuntu. Mbese uravuga ko nta dress code iri direct Imana yashyize bijyana n'umuco wahantu? Reka nkwereke nk'urugero. Nka Yesu cyitegerezo cyacu yakuze yambara iki? Ikanzu. Uyu munsi ifashe iriya kanzu Yesu yambaraga kuriya nyine imeze, nkaza no gusengera mu itorero runaka, ya matorero y'umwuka, bashobora kunyibazaho birebire bacyazana n'Umuyisilamu. Urumva? Ariko rero bitewe n'icyo gihe cyane nye kuyambara ushobora kuba utabyumva. Urumva? Wowe ugatangira kuncira urubanza. Rero ahubwo no kumenya ngo nihe mpamvu isunikira umuntu kwambara kuriya yambaye. Nihe mpamvu isunikira umuntu kwambara kuriya yambaye? Ikintu cyiza gikomeye cyane niwe ntekereza navuga ni impamvu. Icyo nyine mwari muvuze bita impamvu. Kubera ko tubona ibintu by'imyambarire bifite ukuntu bitandukanye ho gato. Ndibaza ko iki kibazo cyane kiri mu rubyiruko. Ni ukuvuga ko ikibazo kijyanye n'imyambarire nitugaruka kugira ngo umuntu ajaginge mugenzi we bivanye n'uko akunda, biraza kuba ari ikibazo. For example, murabona gihe nambaye chapeau ireba imbere, Dennis yambaye chapeau ireba inyuma, Aseni ayirebesheje ku ruhande. Ni ukuvuga ibi bintu bitatu ni ibintu bitandukanye. Je nkunda kwambara chapeau, hari undi muntu adashaka kwambara chapeau. Albert ya nta muntu ukoze Imana ashaka kwambara chapeau. Ikibazo ufite penke ari tuzavuga izo penke avuga ati wenda akeneye kuko ugira ka ordinaire, undi azavuga ati igipara ugukure wose. Nicyo twavuga rero twebwe ikintu Kristo adusaba ni ugukiranuka, ni ugukizwa no gukiranuka. Kandi isezerano ryacu Bibiliya ivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ariko abahungu n'abakobwa cyangwa abajene tuzagira iyerekwa, tugira inzozi, duhanure, tuvuge ku ndimi. Urumva? Dukoreshwe n'Imana ibitangaza n'ibimenyetso. Genda reka ndabivuge mu bintu bibiri. Kwambara ntabwo ari side imwe itugaragaza neza, igaragaza identite yacu. Ariko ndagaruka nanone kubera ko imyambaro nayo ishobora gutuma utanga message, kuko umuntu yambaye bishobora gutanga message ku bantu bamwe na bamwe. Ntabwo ari abantu uzanye mako ngaka itanga ubutumwa. Agakiza n'imyambarire biragoye guhuza kubera ko agakiza kaba mu mutima, noneho imyambarire nayo
igaragaza umuntu icyo ari cyo, ariko aho mbihuriza ni uko umuntu atekereza niko ari biravuga, kandi imyambarire itwereka uko umuntu atekereza. niwambara uyu munsi, reka tutange urugero, uyu munsi ninambara nkazinga hano, ni ukuvuga imitekerereze yanjye iriko irambwira ngo uyu munsi uzinge hano kubera ko uri umusore w'izenya, usigaye icyuma, ariko by the way ntabwo ari cyo. ariko baza biki no icyo nicyo niko ndatekereza. Ikibazo uko ni uwo ni wewe cyase kigaragara. Rero hari undi izabyambara kuko abona ari byo bimubereye, nta kindi kintu atekereza. Okay, dukora iki? Wenda bihuza gute? Wowe kugira ngo ubere umugisha abantu bose, ugomba kwambara ibintu bikubereye, ariko nanone bitari provoka abantu kuba bakwibazaho cyane. Ni ibiki bidatuma bakwibazaho cyane? Okay, ikintu gituma batakwibazaho cyane rero, uraza kwambara imyambaro ijyanye na society urimo, bitewe na society. Ni kimwe natangira mvuga, ni umuco. Urumva umuco wakuriyemwo n'ahantu wakuriyemwo nabyo biraza kudetermina uko umuntu agomba kwambara. Ubwo ni hari imyambaro iprovoka icyaha. Urugero no aho ngaho uhitondere kubera ko hari umuntu we ashobora kwiyambara, wenda dufate nk'abasista bacu, ashobora kwiyambara nk'akenda kagufi kagera nk'ahangaha, we mu mutima we nta intention mbi afite, ariko yakuze. Urumva niko yakuze. Yese arabizi ko ari mu provoke. Mwebwe mu gihe ni weakness ya kugira ngo akamane yawe weakness ya. Ahubwo rero kamubwire. None reka mubaze akabazo. Ntushobora kunyura ku umukobwa yambaye wenda akantu kagufi, umutipe umwe agacaho ntibigire icyo bimutwara cyane rwose, agacaho akagira irari. Kugaragaza isura ituma abatipe bajya mu ntege nke. Ubwiza bw'umuntu ari mwiza ku isura, yambaye ibigera ku birenge, ariko isura ari nziza cyane bikagucumiza, nawe bayica basigaze kakana. Reka njye mvuga akantu kanyuma we nagiye nsoza. Njyewe ikintu mbona ku kintu kijyanye n'imyambarire, umuntu d'abord ugiye kwambara agomba kwibaza mu mutima, nihe mpamvu inteye kwambara gute ngiye kwambara. Urumva icyo ni cyambere. Icyakabiri agomba kwibaza, ese societe ngiyemwo iyo iraza kubyakira gute? Urumva iraza kubyakira gute? So niba impamvu ya mbere iguteye kwambara uko ari kugira ngo ubegwe gusa, kuko hari abantu bambara akagati ngiye reka nambare akamini kugira ngo usora aza kundeba mu gwishe wenda njyamane nawe, cyangwa se nkore kino na kino, afise iyindi migambi itari myiza. Urumva uyu nguyo deja imbere y'Imana n'Imana bamaze kumucira urubanza. Urumva none umuntu wa kabiri nawe ni wawundi agira ubugenge agatekereza, ninambara umwenda mugufi cyangwa se nkambara gutya na gutya, abantu ngiyemo baraza kubyakira gute? Niba abantu ngiyemo bari bubyakire nabi, ese nta kundi kuntu nashobora kwambara nkikwiza wenda kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mbangamira? Nabwo byaba ari ibintu byiza. Njyewe nicyo kintu numva navuga ku kintu kijyanye n'imyambarire. Okay, nicyo kintu numva wavuga. Kwambara ibintu bituma abantu batakwibazaho rwose. Next time ntuzakore video. Ubu nanjye ariko nk'ubu ndi nko muri Amerika, urumva nikubitiye kano gashapo gutya, urumva kandi turi online bari kutwumva, wenda abavuga ikirundi cyangwa ikinyarwanda bari kutwumva, bo ntacyo byaba bibatwaye. Urumva ariko hari nk'abana bavuga ati baba bana baguye, rero nabo ngomba kugerageza kureba icyo nabafasha kugira ngo nibyo Paulo yavuze ngo niba ujya inyama ntukazira iruhande rw'umuntu atazijya kugira ngo atavagwa mu cyaha. Rero ugerageza nanone kureba aho uri nibyo ugiye gukora, niba biri bugirira abantu umumaro, niba bitagira umumaro byihorera. Okay, conclusion yanjye sindi buje ahandi hantu. Burako
conclusion ya kino kintu iragoye urumva kuko ninzana conclusion yo mu bitekerezo byanje iraza kuba itandukanye n'iya dini n'iya riseni urumva reka byibuze rero conclusion mu ijambo ry'Imana biravuga mu Baroma 8:14 iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana naba nibo bana b'Imana ndagaruka kuki mbere yuko ukora ku kintu cyo ndagaruka shikira sen mbere yuko wambara umwambaro wari wo wose manzi utekereze impamvu yawe none niba uwo mwambaro wambaye ubona ko uri butume ubera umugisha abandi ukaberwa kandi ukabera umugisha abandi uzawambare nta kibazo ngiye conclusion yanjye before yuko wambara before yuko shira hagashapo before yuko nogosha agapenge before yuko ukora ikindi kintu wemerera umwuka wera kuyobora arazakugira inama nziza reka ntange conclusion iri mu Baroma 14 igice cya 21 haravuga ngo ibyiza no kutarya inyama cyangwa kutanywa vino cyangwa kudakora ikindi kintu cyose cyasitaza mwene so kikamugusha cyangwa kikamuca intege. Mbese hano bavuze inyama ntabwo bavuze dress code ariko icyo bavuga hano baravuga ngo ibyiza no gukora ikintu cyose ukagikora kugira ngo kitagusha mwene so cyangwa se kitamuca intege, sibyo? Nimba uri umukobwa, nimba uri umutipe, nimba uri iki, ntukambare umwenda ufite intego yo kugusha umuntu, yo kwattractinga abantu. Kabisa hari abantu bambara ibintu bakajya bakora n'amageste ukabona ko ashaka nyine gukurura abahungu kubagusha cyangwa se abakobwa. So icyo ngicyo niwo mwanzuro twafata. Ariko ikindi kintu wenda twari twavuzeho ku bijyanye n'umuco, no kuvuga nk'uko imico itandukanye. No kuvuga ngo Paulo hari amagambo menshi yandikiraga ayanditse bijyanye n'imigenzo, ntabwo ari amategeko y'Imana ariko ari imigenzo y'Abisiraheli bijyanye na culture yabo n'umuco wabo. Hari umuco wacu natwe ibyo utwemera ibigaragara nkaho biteye isoni n'iki, ibyo tukwiye kubyirinda kubera ko ijambo ry'Imana tubwira kutaba ikigusha kuri mugenzi wacu cyangwa se kutamuca intege. May God bless you all. Wakambara ingofero gutya, wayambara gutya, wayivanamo, twe nta kintu dutwaye. Gusa nuko ukora ibintu kugira ngo umeze neza kandi bari umugisha abandi, kandi ibyo mukora byose mubikore kubwo guhimbaza Imana, kubwo kuramya Imana. So rero mpamvu twari tubikoze bino bintu nuko byari bijyanye na message y'Ubukristo n'ibigezweho. Dushobora kuba mu byo twari tuvuze hari ibigo kunejeje cyangwa se hari ibigufashije, ariko dushobora kuba hari n'ibyo twavuze wenda wumva bitarimo ubusobanuro buhagije. Nawe icyo tugusengera nuko umwuka w'Imana uturusha gusobanura yagusobanurira akakugirira neza. Nawe utarakizwa ndagira ngo nkubwire ko muri Kristo Yesu niho hari ubuzima. Imana iguha umugisha.